Mute bantu banje, uyu munsi tugiye kuganira ku bakinnyi 10 ba filime hano mu Rwanda. Akenshi usanga babona muri mu cyo bita Rwanda International Movie Award. Izo award ni award bakunze guha abantu b'abanyarwanda bakina filime bafite amazina akomeye. Uwa mbere bamwita Niyitegeka Gratien, uyu nguyu azwi nka Papa Sava. Undi Niyitegeka Gratien ari amazina menshi bamwita Papa Sava, baramwita Sebikoko, baramwita Sekaganda n'andi menshi cyane. Uyu mugabo rero akaba afite imyaka 44. Undi wa kabiri ni umukobwa bamwita Ishimwe Sandra cyangwa se Nadia, akunze gukina nyine yitwa Nadia. Umukobwa amaze imyaka 10 akora umwuga wa sinema. Cyane cyane yatangiye kwamamara muri filime bita City Maid nayo kuri Zacu Entertainment. Uwa gatatu bamwita Rukundo Patrick uzwi nka Rusine. Uretse kuba anakina filime ni umunyarwenya, akunze kuba akinana n'umukinnyi bita Kibonge. Rukundo Patrick cyangwa se Rusine yamamaye muri filime nyinshi cyane, harimo izo twakwita nk'umuturanyi, akina ari umukozi. Icyo gihe yakinanye na Rufonsi bose ari abakozi ba Mayidi. Undi bamwita Ndahiro Natasha. Natasha nawe ni umwe mu bakinnyi ba sinema bamaze hafi imyaka 2 binjiye mu mwuga. Urumva ko uyu nguyu nta nubwo amazemo igihe kinini, imyaka 2. Undi bamwita Rukundo Arnold cyangwa Shafi. Uyu nguyu twavuga filime yakinnyemo harimo Bamenya niyo yamamayemo cyane. Asanzwe afite n'izindi ariko kina harimo iyo bita Family Affairs. Nayo ni undi bamwita Dig. Amazina ye bwite ni Igero Robert. Uyu Robert rero yakinnye bamenye nka Dig. Yakinnye muri filime yitwa Papa Sava, ariko mbere yabanje gukinaho agasene gato agakina muri Seburikoko, nyuma aza kuba yamamara muri filime cyane. Yakinnye na Papa Sava cyangwa se Sekaganda cyangwa Mwitegerasi mwite gushaka, ariko amazina ye bwite bamwita ubundi Niyitegeka Gratien. Undi muntu bamwita Bwayizere Jaria cyangwa se Ketchup nawe yamamaye cyane muri filime bita Bamenya uba yarakina ari umukozi. Ketchup ari boss. Uyu nguyu bamwita Mukayizere Jaira ni Ketchup. We ni umwe mu bagore bakina filime nyarwanda, afite igikundiro cyinshi cyane. Ubundi yatangiye umwuga kuva muri 2011. Undi muntu ukina filime bamwita Kanyabugande Olivier cyangwa Nyagusa. Uretse kuba akina filime cyangwa agakina n'amakomedi, ariko akenshi ubundi uyu nguyu iyo bavuze Nyagusa wumva ko ari umukomedi. Amazina ye bwite rero bamwita Kanyabugande Olivier. Kanyabugande Olivier yamamaye ku mazina ya Nyagusa binyuze muri filime nurwenya zorerekane. Uyu nguyu yatangiye guhera mu ntangiriro ya 2018. Umva ku myaka ishize imyaka 7. Undi urebye afite na channel yitwa Nyagusa komedi, ajya ashyiraho amakomedi, hari iz'abakina wenyine cyangwa ari kumwe na Patino. Ubwo ni kuri Nyagusa komedi cyangwa kuri Freemax. Undi bita
Kwizera Jaden Martin cya Fande Regis. Regis nawe yaciye ibintu hirya no hino ku isi. Uyu Regis nawe kimwe nawe nanjye gusa na Patino bakunze kuba bari muri komedi bakina nka team, ariko Fande Regis we afite agacano ke ku ruhande, hari filime akina ku ruhande. Uyu nguyu yamamaye ku mazina ya Afande cyangwa Kapiteni Regis. Uyu nguyu yatangiye gukina filime y'uruhererekane bita Military Love, ugiye kuri channel kuri YouTube ugenda ubyandike murabibona. Undi niyita Nkusi Lindo we akarusha nitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda ryabaye mu 2022. Ni umwe mu bakobwa bafite igikundiro hano mu Rwanda.